ariko tubishyize mu byiciro binini bikuru dushobora kubona ibyiciro hagati 4 cyangwa 5. Cya mbere ni uburwayi bugendanye no kudashaka no kutifuza imibonano mpuzabitsina. Umuntu akumva nta bushake bwayo ajya agira cyangwa atajya byifuza, bikamutera kubabara cyangwa bikababaza uwo babana. Icyiciro cya kabiri ni icyiciro cyo kutagira umurego ku bagabo cyangwa se kuwugira ntuhagarare, aribyo bita excitation. Ku bagore bikagaragazwa no kutagira ububobere buhagije no kutagira ibimenyetso by'umubiri byerekana yuko yafashe umurego cyangwa yagize ubushyuhe. Icyiciro cya gatatu kikaba ibyo ngicyo cyo kutabasha kurangiza cyangwa kurangiza nabi niba umuntu yabyita gutyo, trouble de l'orgasme, aho hari abatabasha kurangiza, aho hari abarangiza vuba, hariho n'abashobora kurangiza bakagira ibindi bimenyetso bijya kumera nk'uburwayi. Hari nk'abarangiza bakagira ibibazo bimeze nka grippe, ibyo bita post coital illness syndrome, syndrome grippal post coital. Icyo kikaba icyiciro cya gatatu. Icyiciro cya kane rero nicyo bita abakora imibonano mpuzabitsina bakagira ububabare, cyane cyane bikunze kuba ku bagore ariko no ku bagabo, ni ukuvuga ububabare bujyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ahubwo abandi bakuramo umunezero we akabikora ababara bimubabaza. Ushobora naho buri cyiciro kikagenda kigira uburwayi nyine bwinshi bugishamikiyeho, ariko aho hose dushobora kongeramo n'ibyiciro by'uburwayi sexuelle butewe n'imiti abantu bafata cyangwa se drugs bafata cyangwa se imiti bafata. Hashobora no kuba icyiciro giterwa n'ubundi burwayi bw'umubiri, abarwaye diabete, abarwaye hypertension, abafite ibibazo by'umutima cyangwa se by'imijyana n'imigarura y'amaraso. Rimwe na rimwe dushyiraho n'ikindi cyiciro umuntu yakwita icyiciro kidasobanutse, niba ariko umuntu yakwita cy'uburwayi bumwe na bimwe bw'iyo by'ibitsina ariko umuntu atarabasha kumenya neza igice yabishyiramo. Kunama TV.